umugore mwiza ntago nakiriya ngo umugore kwibukira umugore wanjye n'abana bawe uriya umugore wa Petero wagiye mu mujyi kuzana amafaranga avuye gukorera ruriya rutoki none se usanze rumeze utakirabiranye atararugezemo ntirarugeramo ariko byo kuvuga ngo mwajya mw'iyo migi yanyu ukansika muri uwo mujyi ntabwo byashoboka. niko nyiramakoma ese za nkweto zanjye ziri hede yewe urabona izuba ritagiye kuva wasohotse tukagenda yewe ndarangije urabona turi bucuru ariko si urukweto rwanjye rurihe rwa kabiri nguru umugabo nuko ese wa muhoro wawuzanye nguru ngaha tugende ese umubyizi umunsi buriya turawucyura birabisumba rwose simbizi ariko tugize imana byakwira abana bakiga mu kwa kangahe iri zuba se bizera navuze ko ibijumba by'uzuba ariko dufashije muri iyi minsi akavura kakagwa niburaka aho byose ejo bundi mperutse kuza ndahinga ka kavura ariko aho rero gufatiraho nanjye mbe nkorera turiya yewe tukambe minga izuba rirarenga tuharangiye rebe ngo twagira n'aka gatoki tukazagatema abana bakiga nuko rwose ariko twakira umubyizi ndabona n'izuba rirashe ese izi nsina zo ubu zizera ibitoki bizavamo sinzi ko bizavamo noneho abanyeshuri niba uyu mwaka baziga ariko nyiramakoma ari mfite igitekerezo ari kubanza tukakivugana niba turi bukivuganiraho mu rugo niturangiza ndakwibutsa sinzi ko turabigenza hari agatekerezo kandi numvaga ari keza ko ndabona ubuzima bw'inaha rwose ndakwibutsa rwose ntugire ikibazo ubuzima sinzi ko twabishobora rwose oya ndaza kukwibutsa ahangaha ni ukuhatabira hakiri kare ahubwo ejo bundi tuzaba tuje kuhatabira ariko igira ikibazo tugize imana tukabona iminsi nibura akavura k'iminsi iyi byaba byeze bari abanyeshuri bakiga ni ukuri oya nta kibazo ishuri rizajya gutangira twabinyujijemo neza cyane reka tubitege amaso tugaharire n'imana umwaka utaha hariya twahingaga ibijumba tugashyiramo n'amateke amateke nayo dukwiye kuyashyira imbuto narazibikije kwa Korodina bazana imbuto hari umusore wari utuye kwa Kamari hakurya yigeze kujya mu mujyi avuye yaravanga ibiryo bijyanye n'amateke ngo kubera abantu bo mu mujyi bahaza ibintu by'amavuta ngo bakunda ibintu by'amajumba n'amateke numvaga twakora uwo mushinga tukajya noneho tubijyana mu mujyi cyaba ari igitekerezo cyiza cyane wasanga ibijumba n'amateke wenda hari icyo bitubyariye izi nsina zaturumbiye tukabona aho dukura nibura amateke ndumva rwose no mu gifu reka sinzi ndumva twakwiteka rwose aho umubyizi ntituwugizera reka dutahe mugore n'izuba ndabona sinzi rero ndangije rwose tuzagaruka n'ejo bundi kunaho turaza kugaruka ndabona ikirere gisa nabi kitadusanga mw'uyu murima urahahinze rero kugira ngo nuhinze aho ntahinze je hoya nahinze kugera hoya reka dutahe tuzagaruka hakiri kare tugende dusanga mu nzira iri zuba naryo ndikumva ritanyoroheye nicyo gihe umukungugu inyota ndaca kwa polisi ubu oya ejo barenze nabatambutse bari kwereka ntarase yamfashije nkasanga nibura hari ako baraje agasumba dore biriya bijumba nsigaye mbirya kumva ibijumba neza ntibiri kumanuka ariko hari igihe wigeze kungurira akantu rero kariya kantu twari kameze neza kari karyoshye ibijumba narabiriye numva ni aho se gira nigutebere bakizana umugabo bikira aricaye aha uzane n'utuzi roge mu ntoki mbese n'ibyo bijumba ndebe ko nabitikuraho dore umuntu aba yanananiwe asize inkweto z'urubenya abazungu batuzaniye izi nkweto nazo ziba zandiye n'ibisebe gusa ariko twatuvunja twaragiye two ndabona narorohewe ntabwo ari nka kera nyiramakoma
meze nabi inzara se ubu mpaye amazi mbe nywa ariko ye dore inyota meze nabi ibijumba birabiza nawe se mugore mwiza iki gihe turi biba wica icyaka rwose akira ntanamutumye ahubwo abwira ko ari bufara arebe akaraye niko asabizi ko ikunda se arabizi reka mugore mwiza ntacyo utankorera reka aya mazi yarakonje reka inzoga nazo zizanyica dore nishake mbe mugabanyije pe ubu nsigaye nywa amazi neza nkumva ntari kurenga aha urwagwa neza rumaze kunywa eriko nanjye rwose Petero mbega amazi wa mwana wibutse ko umuntu miradi ariko nibyo agira banguke dore icyaka aya mazi se ndikuyanywa neza nkumva ntarengo ahado umuhogo urwagwa narwo sindi ibyo rwankoze nukuri anyaruke dore umwanzara akanywa amazi urwagwa rwarashize ku isi urwagwa narkasha ariko ndaza kuruvaho urwagwa ndaza kuruvaho kuko natunze neza rwangira imbwa ku muhanda hari nkajya nirirwa nzenguruka nka babaga bose mbona bazenguruka hari abarabuze ariko iki gitekerezo mfite hasi wakimubwira kiri kare Nyiramakoma ariko ntajya mwizera ko abona anshwishirije kandi ngomba kujyayo birenze uyu munsi birenze ejo cyangwa ejo bundi nzajyayo nzihangana ya hene nyigurishe mbona itike mbona uko najya mu mujyi ariko aracyumva ndabizi naho se dore umuntu ariko tunyaga turyana dute ese umuntu dore umugabo ipantaro neza inshikiyeho agapira ariko ngomba Nyiramakoma erega gwino hano cya gitekerezo nyikubwire numvise avuze ko ari ibyo bose mfite amatsiko yo kikubwira ngahicara hano tuganire mu gihe bya bijumba muganire birimo gushya umva rero mugore mwiza nararebye ndatekereza nigira inama nk'umugabo ndavuga ntariko mfite umugore ntago nafata imyanzuro dore je ntago ndi nka babagabo bafata imyanzuro batagishije inama abagore babo dore naratekereje mbona ibijumba biri hariya mbona nubwo byeze ariko twabaye udushoro mbona ntitwabijyana ku isoko ngo tugire icyo tubonamo ndeba bya bitoki izuba ryarabyishe dore kirabiranya noneho biranya yarabimaze byose barabibonye mbona rero umwaka utaha abana tutazabona uko bajya ku ishuri ngira igitekerezo kimeze gutya rero wa mwana wo hakurya nakubwiraga wambwiye cya gitekerezo cyo guhinga amateke mubaza uko mu mujyi iyo za Gisenyi mu mujyi bimeze ambwira ko ari sawa nta kibazo ushobora kuza ugakora akazi akubuyede akazi kaba gahari ushobora no kugenda ukabona umukire ngo iyo bagire ngo bafite amazu ngo agerekeranye ngo akakwikundira ngo akaguha n'akazi ngo ukajya ukoropa ngo cyangwa ukaharura nko ku muhanda akaguha ibihumbi ibi nuko mu mujyi ni mu mujyi nyine urumva kari agahene nari natekereje ndavuga nari nivunje ariko rinyishe ndavuga iriya hene ni mu mukungu ndebera ariko ndebera ndavuga iriya hene rero ntazayizitura nkayijyana ku isoko nkareba ko nabonamo agatike nkabona kujyayo nari nanze gufata rero icyemezo ntakugishije inama mugore mwiza urumva byagenda bite nose kari agahene koko kajyanye ariko kano dufite no mu mirimo byararumbye koko twabigenza kandi nakubwiye ko akazi kanegereje hari akazi karoroshye kari aho ngaho bahita baguha amafaranga ibintu byo mu mujyi ko najya mbishyira amakengara aho muramugore mwiza njye barabimbwiye neza mpita numva nibyo akazi karahura harura baguhembaye uharura akantu gato cyakora nta kibazo umugabo mwiza ntabwo nabura kubyemera nzi ko ugiye mu bintu bidufitiye inyungu ariko nyine uzatwibuke urabizi inaha mu cyaro abantu bagirana amashyari oya nibyo mugore mwiza barayagira rwose ntabwo nagiriye ngo mbure kwibukira umugore wanjye n'abana banjye urumva ibyo byabaho nzajya ahubwo nzajya nkoherereza nzahita umusirimu muri uyu mudugudu wakazumya wose bazahita bavuga ati uriya ni umugabo wagiye mu mujyi bazahita bemera ko mbese
reka ndaza kuza kuzana Petero. igikwazi nza kuguhandura ndabona karimo ko kanyagwa karaye kanje sinzi niba utabyumvise. reka ndaguhandura nitumara kurya wowe ukajya kureba bya bintu mugabo mwiza ubwo nyaruka kanyaruke naye nibagiye kubera inkuru zanjye. nta kibazo kanyaruke simbuka ntasi ubundi aya mapantaro nzajyayo da kandi nzakora ku buryo nzaza umuturage wese muri Kazumya ndeba yumva umujyi unukaho ibumoso unukaho iburyo inyuma n'imbere andeba hose akavuga ati uriya ni Petero uvuye mu mujyi. Aya mapantaro ntago nakongera jewe n'umurima warundambiye nuko nyirabakomari nanze kubimubwira. Umurima to warongeze hano nsigaye mbyibuka numva nshaka kwijya kwinywera urwawe. Nzazinywa mu mujyi numvise ngo habaye na byeje hehe n'urwawe. Ariko ndazindutse ndeba ibintu byose ko nabiza yo mu mujyi ko numva ngo bogera ngo mu nkweto zigize ute nanjye ntago ndazisigaye. Ariko nyiramakoma urabona isaha zitamfashe ihuta ariko uragira ngo yatagisi nsige none nzagenda niki. Nyiramakoma nyarutsa nareba niba nizi nkweto niba byagira ute mugende iratagisi wabona inzize. Uyu mujyi ndarara mugezemo yesi hakiri na kane nahita njya kureba wa muntu nkareba ko ndangira akazi wabona mise ngatangira kugira wananyigeza akazi nkaba ndakabura. ndagusegira amasengesho menshi cyane ukabona ariko je nakubwiye ngo ninyigera iriya mwawura muti nkibona akazi amafaranga ya mbere nyakoherereza nawe ugenda neza ukaba nk'umusirimu kazi bakajya bavuga ati umugore wa Petero hano mu mudugudu wacu niwe wa mbere kubera ko njyewe ninzi kuko nabikubwiye umujyi imbere umujyi inyuma ibumoso iburyo abantu bose bambona bakambona nukaho umujyi n'umugore wanje rero ugomba kubusa kuriya nk'umujyi neza abantu bose bakagaragara babibona neza ko nagiye gukorera mu mujyi kandi ngiye gukorera amafaranga. Urumva umugore mwiza aho uterekanye kanyihute dore ko iratagitazi wasanga imvura inadusanze mu nzira ntawamenye ugasanga iratunyagiye kandi nagera mu mujyi nyine natose ugasanga abantu bari kubona ntasi ukuntu kandi bizi neza ko mba nambaye neza barambaye neza ariko harimo menya nawe uri busubireyo wenyine nawe uratugeze no hafi turi hafi kugera kuri kaburimbo yega akamodoka kangeza muri yacu uziko nshobora no kuzagerayo niyagera nabona akazi amafaranga ya mbere nshobora kuzakugura iyi telefone. umva mana yanjye naba nanjye mbaye nk'abanyamuryango noneho nkazanguhamagara noneho abaturage bose bo mu mudugudu ugahita uyitaba bakavuga Petero yagiye mu mujyi kahise ku buryo nawe nujya ujya kwitaba nawe ujya ujya ku muhanda ujya uvara mu rugo ujya hariya ku muhanda uyitabira ku muhanda ku buryo abantu bose bavuga uriya ni umugore wa Petero wagiye mu mujyi kuzana amafaranga. nawe undi ntacyo ntazakora reka ngire vuba vuba ye umugabo adasanga ntacyo nari nakora. reka nshiremo bine
nanjye nkasanga Petero nkajya kureba ko nabona amafaranga. none se nanjye ukanjugunya nk'uko Petero yajugunye umugore we? Oya nazaza maze kubona amafaranga. Hoya ibyo ntabwo twabyumvikana, ibyo sinabyemera, ibyo sinabyemera. Ntabwo ngewe wanjugunya nk'uko Petero yajugunye umugore we. Ntabwo nasigara muri iki cyaro njye nyine sinzi guhinga, urabizi ni ukwirirwa ndagira ko ari agahene. None se narya iki? Nabaho gute? Nese ukumva ko twabigenza gute mugore mwiza? Ngewe niba ushaka kujya mu mujyi, ubwo rero urafata umwanzuro tuzajyane muri uwo mujyi. Kumva bikomeye ariko kumva amaherezo ariko tuzabigenza. None siko nanjye ntaguma hano ndi kubona ubuzima bugoye gutya. None se ubundi ubwo tuzajya mu mujyi dusange yonde? Tuzasanga Petero tuzamushaka. Ariko numvise umugore ari kuvuga ngo bafite za telefone, ubwo ngubwo se ahubwo nta kuntu wazamuhamagara ukamubaza ukuntu mu mujyi bimeze? Ariko uziko cyo cyaba ari igitekerezo aho kugira ngo wenda tuzajyayo tutazi uwo dusanze. ubona amaguru yaje myate kubera izuba ryinshi. Nzahitizwa n'iki noneho? Aha hari amazi urakaraba, dore ko nawe gukaraba bikubera ikibazo wa mugabo. Uva kunywa agacupa ntukarabe ukaryama gutyo. Ubwo se agacupa ko wiri gukanyurira, dore n'intoki kirabiranya yazimaze. Ejo nzongera wose urihurirana uva gusoma agacupa wabonye ako kagwa ukajya mu buriri ntukarabe. Navomye ye, dore navuye kuvoma mu gishanga. Umwanya wanjye Petero twagasangiraga yarigendeye. Ubu ni ukukabona niyisha kuya, dore nimba ari gutyo bimeze rero. Njye kureba umugore wa Petero abanza anyereka uwo muntu ufite iyo telefone, noneho mvugane na Petero ambwira ukuntu bimeze, ndagaruka ndi kukubwira ukuntu turabigenza. None se ko numvisha ambwira ngo kuri telefoni ngo batanga amafaranga, ubwo ngubwo urajya kuvugana n'amafaranga? Nabo baragira ukuntu bangenza, nibi naba ngombwa na karagahene ureba hari zabyirengagiza ko katamezi, noneho tukagurishe, noneho nzatuzabone n'itike tujyana mu mujyi. Ugenda umubaze reka mbiki iyi ntara. Yego ya inzara byo iki ntara mu nzu mubaze cyane, umubaze ubwo akakubwira. Anze ndebe ko najya kureba muka Petero anyereka uwo muntu, ndebe ko twavugana na Petero. Vuye kureba muka Petero anyereka uwo muntu ufite telefone, ariko birabinyabazungu we. Byari bimeze bite babivugiraho gutese? Ushira ku gutwi ngo do, ukavuga ukagira umuntu ukamwumviramo umukanu kangana gutya. Ibinyabazungu se wamenya ari ibiki wa mubyeyi? Niwe kabisa. Ariko ibintu birakomeye nubwo ndi kuvuga. None se byagenze bite? Petero yambwiye ngo do ngomba kugenda ndi njyenyine. Ngo ngwiki? Ngomba kugenda ndi njyenyine. Ntabwo bishoboka, ni wansiga muri iki cyaro, ntabwo bishoboka. Ubu si waba unsigiye nde koko wabugiye? None se tuzabigenza gute? Byo kuvuga ngo mwajya mwiyo migi yanyu ukansiga muri uwo mujyi ntabwo byashoboka, ahubwo twagumana muri uru rugo tukajya turya ibibonetse, ubwo tugahinga n'ubundi nijye tumenyereye. Naho ubundi ni wansiga muri iki cyaro ntabwo nabyemera. Dore Petero igihe yagiriye yataye umugore we na n'ubu ntaragaruka. Uwo mujyi mujyamo rero mugataba, ntabwo nabyemera. Aho twagumana muri iki cyaro tukajya duhinga tukagira na karagahene kacu, naho ubundi ntabwo nabyemera, sinabyemera. Noneho reba ukuntu ibintu bimeze mugore mwiza. Ubuzima bwa hano buragoye, noneho ukuntu biragenda. Nshaka noneho nimba ari byo wifuje nshaka tugende. Nshaka ko tujyana. Turajyana muri uwo mujyi, turajyana mugabo, turajyana muri uwo mujyi. Turajyana. Yawe umamyiki cyane kubona ikijumba ni hatari, kwirirwa mu murima. Yawe dore kwirirwa umuntu asitara, dore imyate yabaye imyate, kwirirwa umuntu yambaye amaguru
iki cyaro cyari kingeze ahaminuka kabisa, ngomba kujya mw'uwo mugi nkareba ko nanjye namera neza natwo noneho kabisa. Dore twa twenda two nari narabitse nzanambara ku bunani no kuri noheri, utu turugabire twanjye ko da nta kibazo, tuturangiza mu mugi neza. Makura yego ye aje tukagenda butari bwirara. kuba twatuzi batwanye na koti byawe ndi kurishyura mu gikapu yego. Gira vuba, ndi kubona ikirere gitangiye guhinduka. Reka nkingeho. Imbeba nazo ni hatari zaramemukiye. Reka nkingoye. Gira vuba nyarutsa. Reka nyarutse hatazagira utuntu twacu twangirika. Urareba bo kwa Nyirakanyana bajye banyarutsa baze baturebere. Dore abajura bo utuntu twacu twangirikaye. Ufunze neza ariko. Ndakinze. Bazajya baza kuturebera. Tugera mu mugi rero.